kujyana indabyo irusororo ku gitiro cy'umugabo we ngo nukuterekera yego araterekera ariko araterekera n'umuntu yari yarihebeye ubuzima bwose nabonye abarokore batinze cyane kuba yaginga akavuga amagambo nyabyo n'uburenganzira bwe ngameze nkuri kumubwira biri direct nekoma nose niba yaramubuze ninde wundi abwira ubungu imyaka bamaranye niyo bari kuzamarana ibyo message yarakimubikiye se azazibwira ndazazabwiye JALAS cyangwa KAREGEYA se azazimushyira hariya nubwo atumva ariko biramugabanyiriza agahinda cyane cyane ko umugabo yapfuye atarwaye yapfuye bitunguranye uzi bari bapanze iki muri kuno kwezi k'umugabo atakubayemo uzi bari bapanze iki umwaka utaha uzi bari bapanze iki yari kumubwira agarutse uzi bari bapanze iki mbere uko ajya Kampala uzi yari mutumye yiki yarakibonye iyo depression se n'indi yimuvura ubwambwa bwo ku rusengero bapanze abantu bo kumukansoringa barahari usibye kuvuga ngo bamubonye ku irusororo kumva y'umugabo we hari ikindi bari gukora wenda amafaranga birashoboka umuntu ashobora kumwohereza amafaranga umwana nzamurihira ariko se ako gahinda ko kubura umugabo hari ukamuganiriza afite ikarumi bura ntarararira wenyine urusengero rurayiteganya se mpamya ko ntayo nose kugira ucunga yajyanye indabyo ku gituro cy'umugabo no kameme no byihorere mbere yo kuba umurokore byubanza ubumuntu urabyumva mbere yo kuba umurokore banza ubumuntu n'ubu utafite ubumuntu n'ikirokore ntacyo kizongera kuri wowe noneho rero ba bantu bavugaga ngo dorabisi bahora mu nsengero biyita amazina hambaye iyo basanze mu bisa n'ibyabisi nabwo ubyibazaho niho nigeze kukubwira ngo giye sinsenga ariko gusesengura no gutera imetero nge mbona ko ari igihe ngo Imana ibagaragaza business iraje ya YouTube nabo bayinjiyemo kandi YouTube gutwika nukuvuga ibibeze nka bira by'imuhanga nutwo tuntu tw'amadiru yo mu gitanda nitwo tuzana amafaranga nuwagiye nuwirwa mu rusengero ajemo kwikura mu bisu kajya mu bijuru hari byo wagombye kureka ubu bucuruzi bwo kuri YouTube igisha ijambo ry'Imana mbyumve cyane y'umurokore ikaba iyo kuvuga ubutumwa ariko iyo pani yo kujya kureba mu mashuka y'abandi JALAS atwitse nta kidasanzwe ariko Yongwe natwika yitwa apotre intumwa y'Imana nose Imana niyo yamutumye ibyo byo kureba mu mashuka y'abandi oya YouTube iraguhembye rero kuko wavuze ko kanaka yasambanye kuko wavuze ko kanaka yasize umwana iwabo YouTube irakwishyuye utanze icya 10 cyavuye mu gusebya KAREGEYA come on no ntabwo ari ibyo JALAS Official TV turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubifurije intangiriro nziza z'icyumweru aho muherereye hose abari mu Rwanda imbere abari hanze yarwo abadukurikira bari muri East Africa bumva ikinyarwanda mwese tubahaye ikaze twongeye kubana n'umunyamakuru mugenzi wacu akaba n'umusesenguzi ku nkuru zigiye zitandukanye bwana KAREGEYA Jean Baptiste wongeye kwirirwa weekend yagenze ite weekend yari amagasa yihorere kuko kwa gatanu nari nakubwiye ko nagiye rerukana kwa gatandatu ahubwo ugiye mu bukwe kwa gatanu nari navuye Cugamo muri niyo Cugamo kwa Bukuru freshera ari kwimeza neza kugira nitegura ubukwe narabutashye kwa gatandatu njya muri reception muvandimwe Fulgence yiromariye rwose byari bishimishije baramugabira turamugabira bwabereye ku Ruyenzi ariko nkagira abafana baba igihara aha urero ijoro ryanjye ryarangiriye Katari igihara hari ahantu bita Katari hari band icuranga neza rwose ntabwo yatumye mbasha gutambira ya saa 6 so ubwo rero urumva ejo ku cyumweru yari amavunane y'ubukwe ariko mu rwego rwo kuruhuka burangiye kuruhuka ntago mibara nko kuryama gusa hari no guhinduramiriye ukota akayaga katarako mu mujyi kavanzemo imyuka y'ibimoto n'ibimodoka urumva nari nataramiye Katari ya Gihara ejo ni mugoroba ngorobereza za Nyagasambu Fumbwe Janjagiro Gikomero ahantu bawitegeye Kigali hari umuyaga uri ogi yego ahantu imodoka icaho rimwe mu minota 30 ntaba kimwe nka rero tuba tubisikana naso nagarutse numva ndutse pe yego kuko urumva nazengurutse kuzamuka Nyagasambu
nkahinguka igikomero nkamanuka Indera ngera 15 numvise nduhutse urumva rero ko nangiye icyumweru kuka brochette babagiye hawo akigihara muri Qatar hari akazi kikeza ugasaba n'indirimbo n'akabrushete kako kanya yes ariko akayaga cyane cyane niyo waba uri mu modoka manurikira urukumva ni ibintu bizima par rapport y'ubushiye bw'i Kigali. Mu minsi ishize rero ngira ngo ubwo twaheruka kugirana ikiganiro se simbwo twakoraga comment kuri ya saga ya wa mudamu avuga ko yabyaranye na Theo ngira ngo mbere ikiganiro cyagizwe n'inkurikizi nyinshi bamwe bavuga uko twavugiraga abapfakazi uko twavugiraga abapfakazi nabo bamo ibyiciro ibyiciro hari abapfakaye vuba hari abapfakara batarabyara hari abapfakara basigaranye abana bato hari abapfakara bafite abana bakuru uwampamagaye we avuga ama commentaire direct ku kiganiro yes ku kiganiro nakoze ku mupfakazi wa Theo nuko avuga ati ngiye napfakaye ntaranabyara ati rero abantu bavugira ku mupfakazi ari uwapfakaye atarabyara ari uwapfakaye agasigara n'impinja atabo bantu ubuzima bwabo subwo kuvuga ngo ntago wabugereranya n'ubwo abandi cyangwa ngo ubwanarize nkuko wakwanariza wose umuntu usanzwe kuko urumva twari twavuze ukuntu bavuze ngo kujyana indabyo irusororo ku gitiro cy'umugabo we ngo nukuterekera araterekera ariko araterekera n'umuntu yari yarihebeye ubuzima bwose my dear iyo wamaze gushaka Imana igufashije ukagira imyaka 200 ubu kiri kumwe na wa muntu kandi yabavuye iwanyu ufite 20 none se umuntu mumaranye 20 iwanyu wahamaze 20 indi 200 cyangwa 180 ugiye kwimarana n'uwo muntu uwo muntu ari wamusimbura nawe nzi neza ko hari n'abagiye bakarira amasaha 5 hari n'abahava uko bahabakuye kukuriya n'umuntu ibaze muri Bibiliya bavuga ngo n'urubavu rwawe akara ko mu mara yawe cyane ari n'uwajyayo buri munsi cyangwa hari umubyeyi wawe nabonye abarokore batinze cyane kuba yaginga akavuga amagambo nyabyo n'uburenganzira ngameze nkuri kumubwira biri direct nekoma none se niba yaramubuze ninde wundi abwira ubungu imyaka bamaranye niyo bari kuzamarana ibyo message yarakimubikiye se azazibwira ndazazabwiye JALAS cyangwa KAREGEYA se azazimushyira hariyo nubwo atumva ariko biramugabanyiriza agahinda cyane cyane ko umugabo we yapfuye atarwaye yapfuye bitunguranye uzi bari bapanze iki muri kuno kwezi k'umugabo atakubayemo uzi bari bapanze iki umwaka utaha uzi bari bapanze iki yari kumubwira agarutse uzi bari bapanze iki mbere uko ajya Kampala uzi yari mutumye y'iki yarakibonye cyose n'ibintu agomba gufata umwanya akabimubwira ni uburenganzira bwe kandi ibintu biriya ya ni vie prive umugore n'umugabo umwana na se urugo ni vie prive nta muntu uza kwempoza ngo bigende bite ni amategeko ahari amategeko gucungira hanze y'irembo nta tegeko ryinjira mu gitanda cy'umuntu nta tegeko ryinjira mu cyumba cy'umuntu nta tegeko ryinjira muri saro nta tegeko ryinjira mu gipangu byose bigutegereza hanze so ibyo wakorera muri ushobora kwirgusenga ariko mu rugo wowe n'umugabo wawe mwarapanze ko muterekera ushobora kwirwa hariya uvuga uti navuye ku nzoga ariko umugore akumenyera agacuma k'ihenero kari mu cyumba ninde uzaza kukareba pastor azaza kugusaka una agacuma k'ihenero ko gutsirika inzoka ibyo ni uburenganzira bwawe nuvuga ngo hanze y'igipangu niho hazamo izo nsengero akazi za ministeri za gare ibibuga by'umupira ibyo twerekana hanze y'igipangu ntabwo ari byo biba mu byumba byacu none rero icyumba cyuriya kimukiye hehe irusororo kujya kuganiriza umuvandimwe wawe aho ashyinguye nta gitangaza kirimo ahubwo ababiherana mu rugo akagenda karira uvuye hariya ntabwo arira nkayo utagezeyo arira so bareka abantu kandi kameme afite agahinda kenshi nta n'ishumbushi baho y'uwo mwashakanye nkunda kubikubwira ngo ibintu bibiri bitera depression ni bihe ni kubura akazi no gutakaza wararifashe perte d'emploi perte de conjoint ibyo nibyo bintu bitera depression yanyuma uri kubyumva so none rero abuze conjoint biracyari fresh ntaramara imyaka 2 cyangwa 3 aracyatekereza ubu nta n'uwamutereta yego uzabitekereza azabitekereza mu myaka nk'ibiri nawe atekereza ati umwana mutageze hehe atekereze dozier mu mariage ntabwo ari mariage burya my dear namabura kindi urushako rwo mu busore
mariage barabaye. Yes. Urushako rwo mu busore rimwe na rimwe hakiriho n'abakobwa kera bakiri amasugi nawe uri inyiga guhuma dog ibintu mukigana urumva nta makuru imyaka 20 bamaze iwanyu nkanjye ndi hafi kurenza iyo namazi wacu niyo maranye n'umugore kandi zanarenga sibyo mushakanye ufite 20 iyo ugize 50 umugore mumananye 30 ubwo se siyo myinshi ese ninde wamugukuraho hanyuma rero umubuze ku buryo butunguranye abantu bakumva ko ugomba kugenda ukaryama ugasinzira bisanzwe burasi bitotsa arabibona baje bareka baje bareka mon cher okay none se gutakaza uwo mwashakanye birababaza iyo gusigira inshingano ziremereye credit ya banke abana bakiri batoya biga primaire maternelle na secondaire ni kibazo hatarimo nibura warangije ngo agerageze kugusayidira icya kabiri kumutakaza umwarimu kiri bato urabyumva ibyo bintu byose iyo depression se nindi uyimuvura ubwambwa bwo kurusengero bapanze abantu bo kumukansoringa barahari usibye kuvuga ngo bamubonye ku irusororo kumva y'umugabo we hari ikindi bari gukora wenda amafaranga birashoboka umuntu ashobora kumwohereza amafaranga umwana nzamurihira ariko sako gahinda ko kubura umugabo hari ukamuganiriza afite ikarumi bura ntarararira wenyine no urusengero rurayiteganya se mpamya ko ntayo nose kugira ucunga yajyanye ndabyo ku gituro cy'umugabo no kameme no byihorere uriya inzira yose yaca ntabwo abakiri normal bamureke atuze akora ibyo ashoboye byose hari naho bigera akajya afata imyenda y'umugabo akayambara mu rwego rwo kumwibuka akayambara mu cyumba rimwe na rimwe yatangira gutinyuka akayambara muri sala agaseka n'abana ubwo bari kwivura iyo niyo terapiye akaba n'igihe yasohokana igipangu urumva cyane ko umugabo yapfuye bitunguranye uwo warwaje akarwara amezi 2-3 agapfurwa ikirago umureba ugira zira message amushyira hariya arazimubwira none yapfuye badaherukana isinzi iminsi yari amaze kampara agwa gatuna cyangwa kabari yaherukaga mu rugo uzi ibyo yari yamubwiye barazavuga navuye kampara byose ari bimushyira hariya abantu bagiye barenga iyo level ibindi byose tujyamo nibyo hanze y'igipangu my dear hanze y'igipangu ibibera mu gipangu nta muntu nta rura ibamo nta regreta w'ibyo bintu hari ntawe keretse iyo byabananiye abanyiracyo bakibamo bakabyisohorera ariko bitarasohoka nta winjiramo ngo aze ngo arebe ngo muri mu biki n'ubu banavuga ko nta muntu ugipfa kwinjira mu by'abashakanye gute se dogiteri abyinjiramo baje kumubwira ngo pima inda consultation prénatale yego akabyinjiramo baje kubyara iyo bari kwita izina ntumenye aho baryita bashobora no kuryita inda itarafata ibyo byose ni vie privée itarenga igipangu nta tegeko navuga se nta regreta winjira mu gipangu cy'umuntu nta winjira muri salo y'umuntu nta winjira mu cyumba nta winjira mu buriri nta winjira mu mutima aho ngaho nta regression ihaba ni ba nyirayo ibyo tumenya ni ibyananiye ba nyirabyo bagasohora sibyo bajya gutwita izina bakaduhamagara sava batangira gushwana ati uyu mwana bashyize hanze uyu mwana si uwanjye tukataka nibyo ariko atabisohoye wakwataka uzi baravuganye iki umugore rero abarihanukiriye tutazaturutse ati burya ngewe nabyariye Theo yaje rwose noneho naramuye no kuri kamera uribuka ko dukora ikiganiro cya mbere twari twumvise koro yo kuri telefone tuzi ko bitanashoboka bamwe umugore wabikinyinya ariko bavuze ko na dosiye ngo iri mu murenge rwema mushuti wanjye wa wundi yarampamagaye arambwira ati ibyo bintu bikimara kumenyekana ko Theo yabyaranye n'umugore hanze nagiye kumushaka uwo mugore bakamubonye uwo ni Rwema ntabwo ari Karegeya baravugana arabimubwira amubwira ko bari barabyaranye umwana kandi Theo yamufashaga ngo afite n'indi nda yego ariko Rwema akambwira ati yo sinamenya nyirayo atari kwiyambere yo aravuga ko se w'umwana yamufashaga bavuga rero ko ngo byageze mu buyobozi kugira ngo nko mu murenge wa Kinyinya cyangwa akagari runaka ariko ni muri Kinyinya ibyo nibyo nahawe na Rwema nawe w'umurokore nubwo atari uwo muri ADPR se burya Rwema n'umurokore nuko ariko si bize ariko buranzamu oya no umurokore nibaza ko ari modere kuko ntago tuzahura ngo ame fanta kameme cyangwa Rwema we ubyumve ntago miragura imitobe uzampa icyo mira
good Yego. ayo namakuru Rwema yampaye nanamushimira kuko antuka ntakubeshye domaine y'ikirokore ndi ikinyange yego mbibona byasohotse korotire y'urusengero iyo byagiye mu nkiko iyo byagiye mu itangazamakuru nanjye ndataka wa mugani wa Yongwe niho natakira nta rusengero ndinjiramo ngo ndebe ngo mubayeho mute binsanga so iby'umwana Theo yaba yarabyaye uwo mugore babyaranye nabibwiwe na Rwema natangiye kubyumva ariko Rwema arampamagara ati ibyo bintu ngiye umugore naramwiboneye ariko uwo mugore ngo akavuga ko Theo atigeze amubwira ko afite undi mugore mu Gatsata nabyo ngo yabimenye nyuma so ibyo rero isomo nakuyemo nabwiye na Rwema ndababwira ni rero mbere yo kuba umurokore byubanza ubumuntu urabyumva mbere yo kuba umurokore banza ubumuntu n'ubu utafite ubumuntu n'ikirokore ntacyo kizongera kuri wowe cyo ko arabagiye batafite ubumuntu icyo gihe yarankosoye aragiye badafite ubumuntu wenda urusengero rukamuha n'ubwo burokore ariko abantu benshi bagerayo ibikorwa ibyo byabo tubona ubona n'ubumuntu ntabwo kubikira ibanga umuvandimwe wawe reka da babyumva ibyo byose tubisanga navuze ngo ntawe urasanga mu rusengero uriya Vitali nirwa uyirwumbaza simuzi Prezire simuzi arya wa mugore Diane simuzi uriya mugore w'Imuhanga simuzi gahogo sindahasengera iriya kora icyo kora numva indirimbo zayo tukomeze Theo bose babireba simbazi nta nuwo ndahura nawe icyo kora umurokore ni Yongwe urumva ni Yongwe ahandi urusengero nigeze kujya naha kwa Rugamba inyuma mu Gakinjiro naho sininjiye muri nuza nagiye bamurika ibitabo yari domaine yanjye yego murayo n'abarore na Rutayisire ntago njya kureba ngo basenga bate ba promotinga bate abadiakoni aba protocole reka binsanga so please ibivugwa mu barokore harahandi bitaba gucana inyuma ze si bisanzwe muri societe ariko kuki by'abarokore bita bijya hanze tekereza ko nyine ari uko bari umurokore oya ntabwo ari umurokore harimo ikintu kimwe nakubwiye icya mbere kuba Imana ishaka kubagaragaza ko baba basenga ibinyuranyije n'ibyo biyerekana hanze urabyumva iyo yitwa ngo ni umurokore akavuga ngo dore bari yaca ku kabara akavuga ngo akagira gutya ntaharebe kandi ashobora kuguza 5 ukamuha muyo wavanye muri bye ntaharebe ngo dore abisigwa bari bari kunywa bye utangiye kubita bisi ariko wowe ibyo wiyita uwijuru ibyo bigahita bijya hanze iby'abisi byo biguma mu ibanga icyo ni cy'abantu bo hanze y'insengero barusha bazijyamo kubera ko wenda niyo binababayeho abo hanze y'insengero iyo bibayeho bifatwa nk'ibisanzwe ariko ntago bisakuza none ibyabo bigize kumenyekana bigize kuba umugabo n'umugore babonanye hari umugabo bigeze kubibaza ubuhamya babibajije yavuze ati nkeka ko umugore w'akana kasambana n'uw'akanaka ubuyobozi bubivuga mu ruhame baramuhamagara ngo atange ubuhamya ati nubwo bibaho se ndabona umuntu uryamanye n'undi niko yababwiye so ibyo bya mbere ni ibanga ry'abantu noneho bivuye mu gitanda byabereyemo bigiye muri communauté bigeze kuri kamera YouTube international sibyo imipaka wayirenze kuki bitagarukira muri ayo mayira yo hasi n'uyu mugore twabifata muri cadre y'urokore ko numvise atari n'umurokore uyu nguyu uvuga ko yabyaranye na Theo se oya icyo nashaka kukubwira ngo nukwerekana aba bantu icyo baribo nuko ibyabo byose bijya hanze sibyo nge nubwo mpora hanze ibyanjye biri hanze n'imbarwa sibyo ariko mpora hanze so kuba bijya hanze ubwabyo kuba niba byarabaye kuko ni umuntu by the way umuntu byose birashoboka birwa batubwira mu nsengero ni nka guidance ariko iyo usohotse usohoka uri umuntu ugatega moto y'umuntu ukajya mu nzu randirodi ari umuntu ukagira umukozi ari umuntu inshuti n'abantu byose birashoboka ariko iyo bibaye ku muntu d'abord utakugirira ibanga ugushyira hanze nawe ujya mu itangazamakuru ari ikindi iyo ni yindi level ofete birabaye it's okay hejuru ya 80% ntibimenyekana birangirira aho byabe ibanga ribikwa n'amashuka sibyo ariko noneho iyo bisohotse mu cyumba byabereyemo nabwo bishobora kumanagingwa mu gipangu cyangwa muri logi muri hoteli cyangwa se n'abakozi baho muri hoteli n'iyo logi bikarangiriraho ariko bigeze kuri kamera iyo ni society birwaye none iyo byiganje muri abo bantu twabonagamo bari bafite iyindi image bubatse muri society ikibazo
bishatse kugaragaza ngo izo nsengero tubona zubakwa zishobora kuba zifite andi majenda kashe zirimo abantu zitwa insengero ariko abarimo atari abasenga kuko urumva bari hanyuma y'abantu iyo watakaje capacity yo kubika ibanga nyabanga hari amabanga rwose atajya hanze hari n'abantu bashobora kuryamana bakamara imyaka 30 nta wundi muntu wa gatatu bimenye yakabya akabibwira umwe nawe akamwizera ariko byageze kuri YouTube biba byagenze bite kuko icyo gihe Rwema nta kamera yatwaye mbese urumva ugize ibyago cyangwa ugize amahirwe kuko urumva kugira uwo mwumva ibintu kimwe akakuremera cyangwa mukaremerana gwiro ni amahirwe yego ariko noneho mubibanyemo iryo wangura ribitse urushyize hanze atagihari nturibitse nturigumanye ngushaka ubundi bufasha ku bundi buryo cyangwa siki kuko ntabwo navuga ngo mukapasiteri harya yitwa Asiya mubo THEOGENE yamusigiye ntabwo yakongeraho nabo nabandi biruhanda babandi yafashaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi so uwo mugore atagiye mu itangazamakuru yashaka ubundi bufasha kuko niba wamufashaga buze nashaka ubundi butavuye kuri ayisa butavuye no kuri kamera so urumva rero ni ikibazo no kurumva hagiye nyine uryama nabi ukarota nabi nyine urumva hari abandi babitse ayo mabanga y'imyaka n'imyaka yo mu busore yo mu bukumi by'ubububu cyane bakongera guhura bakongera bakanaremerana kandi ntagire ubimenya mwibanga rikomeye cyane ibintu rero byatangiye kugera ibintu by'imibonano mpuzabitsina guhuza urugwiro kw'abantu iyo bitangiye kujya hanze byageraho bikagera noneho no mu barokore data biba byabaye umwanda no kubanariza no gutesha agaciro umuco wa mugabo Sanzabera nyabikubwiye ibintu byose bigomba gushingira hehe ku muco aba amategeko ibe politiki d'abord umuco ubwo wazana yahe mategeko mu bantu batagira ibanga wazana yahe mabwiriza mu bantu batagira ibanga wazana ihe politiki se mu bantu batagira ibanga ubu twira tuvuga ngo uriya afite inkofu ku kibuno afite isununu mu makuru yatanzwe bavuga bati Yongwe yashutse uyu mugore amuha amafaranga uranyibuke Yongwe niwe ugiye kumukamera se aha urongeye uranyibukije rero sasa uzanyemo Yongwe ubwo bita bizana nakandi noneho rero ba bantu bavugaga ngo dorabisi bahora mu nsengero biyita amazina hambaye iyo basanze mu bisa n'ibyabisi nabwo ubyibazaho niho nigeze kukubwira ngo giye sinsenga ariko gusesengura no gutera imetero nge mbona ko ari igihe ngo Imana ibagaragaza business iraje ya YouTube nabo bayinjiyemo kandi YouTube gutwika no kuvuga ibibeze nka bira by'imuhanga n'utwo tuntu tw'amadiru yo mu gitanda nitwo tuzana amafaranga n'uwagiye n'uwirwa mu rusengero ajemo kuko iyi ni business bakagobye kuko burana n'urumogi rwemewe cyangwa rukagira amafaranga ushobora gusanga hari umupasiteri urucuruza kuko ruzana amafaranga urabona se so byakabaye kuvuga ngo kwikura mu bisi ukajya mu bijuru hari byo wagombye kureka ubu bucuruzi bwo kuri YouTube igisha ijambo ry'Imana mbyumve ariko ejo bundi Yongwe yaravuze ati baraduhinjaritse bubakanya rutarama bubaka kibaga dukanuye ati none turajya Nyamata tugasanga naho hashize urumva ako kantu urakumva cyane yarakavuze rwose hari n'indi ndirimbo ya bose babireba yavugaga ngo iki mu ndirimbo ze za kera ukumva arashyiramo akantu nyine ngo ibyo yahisha abanyabwenge bisobanurira abaswa ukumva harimo utundi tuntu so rero ubundi cyakabaye pe simvuze ngo bicwe n'inzara ariko hari imyuga bagakoze niba atashinga depo ya byeri ntagire irogi ntacuruza urumogi ntacuruze kanyanga hari n'ibindi yagombye ibyo hari ibindi bikurikiraho byose yagombye kugenda reka hari business yagombye kuvamo cyane y'umurokore ikaba iyo kuvuga ubutumwa ariko iyo pani yo kujya kureba mu mashuka y'abandi kuko n'abatari abasenga ntawe ujya kureba mu mashuka y'undi rogi ni business y'umuntu yashinze abayigana babazi icyo bagiye gukonsoma ujyayo kureba iki Yongwe acungwe neza adatakaza umwanya oya ntabwo ari we wenyine mvuga ni isomo kuri benshi nabivuganye na Rwema nyine icyo kintu cyo kuvuga ngo kumva ngo urasenga amasaha menshi ugatanga icyacu ukagira guturarara amajoro wiguvuza ibicenshi uvuga ngo warangiza hanze ugasanga uri nk'abandi urasambana urambura urateranya uragambana
ayo magrupe yose uyarimo warangiza ku cyumweru ukagenda wagomba kwiryamira urabyuka saa moya y'iki ko ntacyo ugiye ntacyo urakurayo ryama nk'abandi ruhuka uruwisi nawe urabyumva abantu niba bari kugana Imana nukugira bahindura isi guhindura isi niki igisha abaturage guhinga kijyambere ibintu bizima igisha abantu kugaburira abana amagi babahe n'amata kangurira abantu kujyana abana ku ishuri ariko ujya kurira mu mashuka kangurira imiryango kugira uturima tw'igikoni voilà kurya imboga kurya imbuto iyo cano yazagenda igira abantu buke buke urabyumva ariko nibura niyo yagira abo bake ukaba hari icyo wamariye societe ariko kugenda uvuga ngo mwishuka ya kanaka twasanzemo kanaka utari umugore we come on uri umurokore bugacyo ukongera ukajya gusenga ugafata ibihumbi 100 wabonye miliyoni ukatanga 100 ngo ni icya 10 aho kukishyura wenda umukozi wawe cyangwa se umuvandimwe urayaroshye ofete sinibaza ko Imana ari impumyi ku buryo yayakira n'ubundi bayaha abantu ntabwo bayaha Imana ariko yo se YouTube iraguhembye rero kuko wavuze ko kanaka yasambanye kuko wavuze ko kanaka yasize umwana iwabo kuko wavuze ko Karegeya afite abana babiri Musanze YouTube irakwishyuye utanze icya 10 cyavuye mu gusebya Karegeya come on ntabwo ari ibyo so rero iyo misengere izo sengero zitagira abantu itabijuru kandi no kwisi ntaba hari kubera ko imyitwarire imibereho ntabwo ariyo uragenda ukamena amabanga uragenda umwana ajya mu rusengero afite imyaka 15 bakamubwira uziririza itabi uziririza inzoga wamutuma agacupa ari umwana wibyariye warihiye minerval akaba ati mu rusengero bambujije gufata ku icupa rwara kuri hese ungaryo cyo kubera rwo uri mu Kigali wamutuma igishirutse zana nitekerera itabi wa mwana we ngo papa ngo pastor yambujije gukora ku gishiriro gutekera itabi ubwira siko ukugejeje aho umuntu mu rusengero rusengesha neza yagombye guhera kubivuga uti mwubaha ababyeyi banyu mugira ibanga abashakanye mugira ibanga ryabo mwashakanye izo nizo nyigisho twakabaye tubakeneyeho none turagira tubasanga JALAS twitse nta kidasanzwe ariko Yongwe natwika yitwa Apotre intumwa y'Imana nese Imana niyo yamutumye ibyo byo kura mu mashuka y'abandi oya ubwo mbirangirije aho kandi Yongwe n'ishitsi yanjye twaranakoranye yego isa twakorana ariko nawe arimo araza kuko yaravuze ati baradushutse Nyarutarama Kibagabaga Gacuriro barabyubaka turaho bakavuga ngo ugiye Dubai ngo nikirara ngo nindaye umva oya wajya Dubai ugiye kwishakira imari zakungura ukaza bakwita indaye cyangwa bakwita ikirara kandi ari business ejo ukazajya kubasabiriza uranyumva wa muntu ujya Dubai buretse gatoya yavuze ukuri buretse gatoya mu nsengero bagore bagenda bakavuga ngo pastor yatangiye kuvuga ngo model ya V8 ukabona umugore yijishuye rava yego akaya pastor ugenda muri aka mu gihe tugitekereza kubona V8 yawe ako kavatiri nikavuye ya Dubai wanze ko abantu bajyayo cyane uwo muntu utanze rava acuruza mu gakinjiro ajya mu Bushinwa Kenkayori ajya mu Bushinwa ajya Taiwan ajya niyo Dubai ajya Pakistan ajya Dubai ariko ibyo akuyemo arabiguhaye urabyakiriye wirwa ubwira abandi ngo kujya Dubai n'uburaya come on ibyo ni ikisi ni ubuyobe rwose wowe donc urumva ntushaka gukora ikintu runaka ariko ikiva muragifata niyo mpamvu burya leta imesa kamwe leta ntushobora kuyisorera amafaranga ubabwira ko arayo wavanye mu rumogi ngo yakire leta ntishobora kuyisorera amafaranga izi kucuruza akanyanga ngo yakire oya yabimenye oya ariko umuntu wo mu rusengero n'indaya bayihonga veni ikajya gutura 2 pasiteri akabyakira kwisuko akabiha umugisha ndagira akabari umugore wanjye akajya ajya gusenga afite akandi kaza akora yajya gutura akayansaba nayavanye mu kabari yayaba akayemera gutise leta ntijya yakira umusoro uva ku kitemewe ku kipasiteri we yakira ibyavuye ku kibitemewe ahubwo sabanza kumenya aho byavuye ahubwo se ungutanga rava ko ahita bigitangaza ku buryo yaza no mu isakoshi arimo agacupa kanuza icyuma akajya sohoka akasoma menze umugabo mu rusengero bari barabujije ntabwo ari izingizi ni mu baporoso ibyumba bari barabujije kwinjira amatelefone ariko we umuntu yaramamagara harimo nka 5,000,000 agahita azamura mu mufuka akajanuramo inoti ya 5 akitaba telefone akaboko kamwe kurya akagenda agahita ahereza ajya gutura 5 agahita sohoka urumva
se mwabantu mwe niba amafaranga ari yagenga isi ibindi mwabyuriye niba utazabasha gutoranya amafaranga yavuye mu nzira nziza njya mbivuga nubwo uburaya burinjiza sibyo kandi amafaranga ava mu buraya ashobora gukora byinshi bindi no mu nsengero akageramo ubupfubuzi bwatangiye kwinjiza njya mbibaza iyo bavuze ngo mwavanze umutungo jya umwereka amafaranga ufite nimfubura bakamponga 500,000 umugore azambaza ngo oyakuye oya azayanga ambajije aho yakuye se ahamenye bwo angana gutyo yayanga aje murareka nibifaranga rigenga isi yo mureka abantu barelaxing abarukore bacuruze bajye muri business zisanzwe hanyuma basenge sibyo hanyuma bajye gusenga bashimira Imana ko yagiye Dubai indege ntihanuke ko yagiye mu Bushinwa ubwato ntiburohabe ko yaranguye bikagurwa cyane ariko kumubwira ngo aho ngaho ngo nahaba naba ndabyibuka bajyaga kurangura Kampala bakaza ifaranga rimena irindi bakabaciraho iteka kandi yagerayo akambara neza agatura imirimo y'itorero akayitabira mu bushobozi afite ariko umukene azagera hehe nayo ngo ibyo bintu ajya bivuga barakubwira mwaramubwiye ngo niyo wapfa ngo bare ngo impyisi zikurigata mu kirenge nkande ngo kujya utapfa nk'akana kawundi kucyuraga abantu kubaho nabi wababwita mugende mukore business zose zishoboka mwibuke ko ku cyumweru duhurira hano muzanye amaturo ni cyacumi babaza bishimye ariko urafata imyuga imwe ukayicira iteka ukayiciraho iteka bahita bavuga ngo ahirwa abakene mu mitima arewe abakene umukene se usabiriza ku rusengero pastor amwakira ati amubona ati ababangamye uzaho babicaza uzaho kandi bakibukira abandi wa wundi watanze rava aba bakita mu kizuru bahita ku ruhimbi aha watanze rava ayikomora ku busambanyi cyangwa ku bucuruzi cyangwa ku bugambanyi cyangwa ku bwicaye yego mu kizuru ku ruhimbi imbere right wa wundi wabisomye neza akavati hayirwa bakene ku mutima yicaye hehe hahandi nyuma yego hamwe hava isa n'isaha nanyagirwa aje murareka abantu nibagerageze gutera imbere mu bintu igihugu gitera imbere kubera ko abantu bakora ntago ari uko baba mu nsengero twavuga ko urirwa mu rusengero abana babwiriwe abakobwa bari guterwa inda abasibye ishuri ntibariye urasenga iki kwe urorora amayibobo wenda mbere yuko tuva kuri icyo kintu twavuga ko amadini dindiza abantu oya ntabwo ari yose agomba kubamo abanyabwenge ugiye marinjiji aguma arinjiji umuntu asenze imyaka 5 ntacyo ararengaho abana be nibamaye ibobo nta nkweto bambaye bataye ishuri iwe havuka ibinyendaro ubwo sasenga iki ariko wagiye yafungutse asanzwe akora akaguma agakora business pourquoi ntago bivuga gusenga ntago gusenga egari gukena nibyo Rutayisira ajya akunda kuvuga avuga ko adatunze ibyamirenge ku ntenyo ariko nta numwana we utishuri ntiyigeze aba mu bukode ari no mu bantu barongoreye i Kigali bari mu zabo kuki badafata nk'umera tuyita giporoso none se igiporoso cye wabonye uko yahakoze ko atavuze ati nugusenga gusa ko yubatse sari amazu y'ubucuruzi za kopedu zikoreramo arewe donc gusenga ni partie intégrante y'ubuzima n'ibindi byose ariko bikorwa nyuma y'ibindi n'Imana irema hari umunsi yagennye wo kuruhuka uwo munsi wawugendera gusenga ariko handi wakoze winjije apana njya numva abantu bari kuvuza ibicensha mu nsengero kuwa 2 saa 4 abandi bashe abo mu gakinjiro barimo barahonda barasudira baragira gute Nyabugogo byakomeye kwibagiro bose urabona kwa Mutangana hari muvoma undi ari mu rusengero yataha akohereza abana kwa Kanaka ngo nimugende ngo ba akohereza agasorori ngo babashiremo agaceri yiri wasenga no uwo muntu ni ikibazo kuri society abana be bari mu muhanda barirwa batera amabuye barirwa batuka abahisi n'abagenzi ntazi uko biriwe bararya ibikonje yiriwe mu rusengero ntiyabashyuhirije gusa arasenga iki no abandi baba bashuka bagiye abapasiteri baba bashuka abapasiteri ingo zabo zibaho nk'abaministri cyane banaboneza urubyaro mwibanga nigeze kujyayo cyarubare muri Kayonza vugana n'umudamu w'umupasiteri aramwe ati ngiye mboneza urubyaro atari ku mugabo wanjye ntiyabyigisha mu rusengero uranyumvira abandi babyuka saa 4 baza gushengerera barabyara bakageza kuri Nyandwi na Nyaminani ariko pasiteri banyabyenda na ba macumi na misigaro ariko pasiteri ni ikipe pasiteri ntarenza 3
akabwira umugore we ati shyiramo akantu akumwaka akitana akabwira umugore we hahandi nakubwiye hatagira amategeko mu cyumba mu rugo mu cyumba cyangwa mu buriri bigakorwa yagaruka mu rusengero akaba biriya bintu byaciriweho iteka agakingizo ntukarire bombo mu ishashi ibyo bishinge reka da iwe mu rugo bidakorwa no kameme gusenga ni byiza ugomba kubijyamo ubwenge ukagumana ubwenge bwawe kandi ukaguma gukora ntabwo Imana izagushimira ko mu muhanda ufitemo abana batatu ntabwo Imana izagushimira ko ufitemo isigaro ntabwo Imana izagushimira ko abana bawe baribo batiga cyangwa biga mu mashuri mabi ntabwo Imana izagushimira ko aribo bambaye imyenda icitse ufite indahekana n'ibindi urwaje bwaki ibyo vraiment aho niho hagomba kubanza aho turi kumwe umuntu nyawe naho hagomba kubanza otherwise ntawe utajya gusenga ariko iyo mitwe b'ibyo bintu birwa babeshya donc bavuga ngo mwumve ibyo tuvuga ntimurebe ibyo dukora nicyo kibazo uko bageraho bagashwana ngaho bariye miliyari zingahe ejo bundi hari uwaciye undi muri ADPR hari uwanditse ibaruwa ngo aca represent ubwo butiko akaba ariko kanyweramo imyaka 10 utarashwana na nyirako cyangwa umukira mugenzi wawe ariko abapasiteri babiri bagashwana vraiment anagukopa agukopa utinda kwishyura ntakwirukane ukazigarura ntujye mu kandi imyaka 10 urumva bikanarenga mu kabari yapatirisha umwana ukajyayo ibintu nk'ibyo mukajya mu bindi mugahana inka ariko abahuzwa n'Imana reba ibyo barimo bari kumarana guserura n'urubuto bari kwera ngo ejo nohereza umwana wanjye ntabwo bishoboka gusenga ni byiza bajye bakurikira Rutayisire niba ruko yasenze yaranize bajye bamuha umwanya bumve uburiya buzima yasenganye ubusirimu n'ubwenge bwinshi asoma ibitabo byinshi ariko umuntu azi imirongo nk'ingahe niyo yirwa avuga cyangwa nawe barayimusomeye nibyo rero nizira mbutobera rero okay iki kintu reka ngisorezeho mpinira ahangaha shimire abadukurikiye gushimire cyane ko yes batwumve neza ntawe twikomye ariko turigisha abanyarwanda kuko urwo rusengero hanze y'urusengero wetse nkubwira hanze y'urusengero nta rusengero rwifitiye ishuri nta rwifitiye ivuriro nta rwifitiye gare nta rwifitiye umuhanda bavamo tugahura hanze so rero ibyo mvuga ni ibyubaka abanyarwanda parce que nabo bari mu nsengero ntibaziraramo baraza tugahurira mu isoko ni nabo benshi badukurikira yego nyine tugahurira mu isoko tugahurira mu kibuga abana bacu bagahurira ku ishuri yes n'abantu nkatwe ariko wibyara misigaro nge ndi kuri batatu kuko maternité ubyaza umugore wawe ni ubyaza uwanjye cyane kucyuvuna dogiteri uhembwa na leta yacu si imisoro y'abanyagihugu kiretse nuvuga ngo akanagahugu kanje byose nzabyirangiriza wakagombye kuvuga ngo umubyeyi uza gusenga zana n'abana bawe baze birwe hano ku ishuri dore rirahari urwara dore muganga muvure ariko urakira ababyeyi ntuzaho basize abana amubwira kuboneza akakubwira ati mubyare mwororo ngo nk'umusenyi wo kunyanja ba sawa okay so karegereka tugiraho duhinira ngira ngo ni ikintu cyiza impamvu uvuze ngo ni ikintu cyiza nuko twatangiye n'ubundi numva turi bugire ibindi bintu tuvuga ariko iki kintu uvuze kirakomeye reka nyitware gutya community ya kirokore nigira ibyo kosora babanze baba abantu mbere yo kuba barokore ikizira hanze y'urusengero kizire no mu rusengero ntabwo ari utuntu twose tuvuga mbanze mbwire abadukurikiye ko hari application nziza cyane iyi ni application yitwa Linda iyo muri kugenda mubona icaho na application mushobora gusanga muri telefone zanyu munyuze muri Play Store ndetse na App Store ikagufasha kuba wabika cyangwa se wagira umutekano ku bikoresho byawe ibikoresho biri smart telefone tablet televiziyo computer camera ibyo bikoresho byose ntabwo wataka ngo bakinyibye mu gihe waba wakoresheje iyi application ya Linda kubera ko nicyo yaziye ahanini no kuvuga ngo igikoresho cyawe cyose ufite gifite serial number wemerewe kugishyira muri iyi application kikaba gifite umutekano wizewe so rero ntabwo bikomeye ahubwo ukinjira muri application urinjira ahanditse gufungura account uyifungure ubundi winjira ahanditse category uhitemo igikoresho ushaka gushyiramo ugishyiremo nurangiza biguhe garanti yuko kiba gifite umutekano wacyo mu gihe cy'umwaka telefone ni 1200 gusaba gucharginga kugira ngo ibe iri registered tablet ni 1500 kamera ni 5 televiziyo ni 5 computer ni 5
ukabasha kuba waba ushinganishije igikoresho cyawe mu buryo bwizewe. So rero ikindi kintu nababwira kuri application nuko hari uburyo bwo gutanga akazi ku ba agent, abantu bazajya babwira abantu bakabereka uko bayikoresha. Ngira ngo nkuko muri kubibona application cyangwa se aba developer bakorera hano muri Centenary. Ibindi mushobora kumbaza nanjye personal kuko by'ina application ndabizi byinshi, ariko kandi mushobora no kunyura kuri izo nimero mukabavugisha abashaka akazi kuko ngira ngo abashaka akazi muri benshi, namwe mushobora kubavugisha bakabaha akazi mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Ababyeyi badukurikiye n'abandi bose mufite abana bakiri bato cyane, abana bato cyane mukeneye ko bagira ubumenyi bw'ibanze hakiri kare, mugane muri Ecole Maternelle Ndayisaba Fabrice. Ni ukuvuga ngo ni ishuri riherereye hano mu Gatenga cyangwa se Kicukiro munsi ya Ziniya hepfo y'isoko kabisa, urenze handi ku makara ujya mu Gatenga uhita ubona iryo shuri. Ni ishuri ryiza cyane ryigisha mu buryo umwana ashobora kuba yamenya igifaransa byoroshye, imikino, buriya hari uburyo abana barerwa ariko abantu ntibite kuri talent zabo, ariko talent hano ni ikintu cy'ibanze cyane bafasha kudevelopa kandi mu buryo bworoshye. So rero ushobora kubahamagara kuri 0788354425 ukabasha kuba nawe wagana muri iri shuri cyangwa ukajyana nawe wawe akabasha kuba yagira ubumenyi bw'ibanze kandi bwiza bwizewe. So ni ibyo ngibyo rero. Turi kumwe kandi na mwarimu Clement. Mwarimu nakomeje mbabwira kuva hambere, ni umwarimu gufasha kubona permis na provisoire mu gihe gito. Abantu mukeneye kubona driving license cyangwa se uruhushya rwa burundu rwo gutwara imodoka, mushobora kunyura kuri Clement mu buryo bworoshye, aragufasha. Abakeneye kubona provisoire hagati y'iminsi 3 n'7 abagufashije kandi umwishyura wayibonye, ndetse no kuri permis by'akarusho nabonye yarabyongeye ko ushobora kuba wamwishyura ari uko umaze kubona permis, kubera ko we gahunda nta musibiri. Muhamagare kuri 0788483222 ubundi uvugishe mwarimu Clement nawe abashe kuba yaguha serivisi nziza niba ushaka kwiga, ndetse ukabasha no kuba watunga uruhushya rwo gutwara imodoka. So rero reka ngushimire cyane, nshimire abari badukurikiye, twizere ko bameze neza cyane. Wakoze cyane kwemera ko tuganira. Asante sana, nawe ndabashimiye. Ntibazanuke cyo nzi cyo bazihangana. Yego, bazihangare kabisa. Yego. Cyaje waravuze ngo umuntu kirera imwe mbona ahubwo birahindutse niba gututse. Ntibazanuke, no kwivugira nabo bazafata umwanya bagira, ariko nibagerageze tube ntuza nyine. Amadini aze afasha abantu kubaka igihugu, ariko kubaka igihugu. No mu kiganiro twari twagiranye kuri Karegeya Omar Pano, ngira ngo nicyo kintu wari wakivuze, uravuga uti amadini ashobora kuba intandaro yo gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda. Bamaze kubusenya, iyo bamwe bavuga ngo dorabisi uze turacyari bamwe nabo, ariko baragaruka tugahura. Umukatolike ntiyashyiranwa ngiranwa n'Umusilamu cyangwa undi. Abo barashyingiranwa. Ntabwo natanze urugero ruri presi, hari amategeko uko abiteganya. Umukatolike iyo umwana wo mu bakatolike iyo akundanye n'uwo mu bayisilamu hari uburyo babyiga. Abayisilamu biga bemeza ko umugore ahindukira umugabo, ariko iyo bitsimbaraye barumvikana ngo tujye muri iyi bigakunda. Ariko hari ahandi urugero ntabwo narutanze, bavuga ngo nujyayo ntawe uzagutahira ukwe tuzaguca burundu. Nibyo navuze. Naho ubundi ari regulation. Kandi umusilamu yagiye mu gatolika ko nyine ari umumizirima, yagiye mu gatolika atemera Yezu Kristo, baramubatiza. Ngira ngo nuvuye mu gatolika akajya muri uzana we bamutoza shahada, ariko bikaba ariko kuvuga ngo byanze burundu. Hari abo nzi rwose icya kabiri abo ngo sinzabutaha sinzagira. Buretse gatoya ahubwo ingingo ntavuze icyo gihe y'ukuntu bibangamira ubumwe bw'Abanyarwanda, nuko gihanga hanze u Rwanda uko wa mugabo yabikubwiye Nsanzabera. Mu bumwe bwa mbere guhuza ibihugu no gushyingirana. Iyo ushizeho bariyeri ngo abantu ntibashaka hana, nta bumwe ugamije. Kuko ubumwe bwanjye nawe uko turi kuganira gutya tugomba gukomeza ejo bundi nkagushyingira nawe ukanshyingira, cyangwa gutyo abantu bagahana abageni, abana bavutse baza ari iki bahuza ya miryango.
none se umuntu ufite principe uvuga ngo nge sinashyingira aba naba hari wonzi numvise ngo umwana we yaragiye gushakana n'uwo badahuje ubwoko ngo atega indege ati buzaba ntari ubwo nk'abo bantu bana yanjye we urumva rero bwa bumwe hari byinshi bigenderaho ariko mu madini icyo kintu cyo kuvuga ngo abanaba ngo idini ntirishingira hanaha nese ubwo ibaze nk'umwana ukuntu wamucanga iwabo ntibashaka kumushyingira mu bundi bwoko mu rusengero ntibashaka kumushyingira mu rundi rusengero ubwo muri make ibyo ni ibikomere bibiri icyo mu muryango n'icyo mu rusengero azaba uwandese nibo tugenda tubona rimwe na rimwe ukabona byaramucanze yerekanye uwo ashaka gushyingiranwa nawe umuryango tereka yerekanye uwo ashaka gushyingiranwa nawe mu rusengero tereka ubwo si ibikomere bibiri akabizinukwa akazageza 45 agahita bigishubaziko agasaza nk'igitebo gisaza gisozoka ni ibibazo abo bantu bose ibyo ni ibikomere baba basiga ku isi kandi usezereje wakoze kwemera kutuganiriza ndagushimiye asante sana